Matsiko ziriya mbesire y'umuti yabaye umutinga. Ngwinyi Iriya mbesire yabayeho umutinganya. Naguteye ndase Matsiko. Matsiko median. Matsiko iriya ngegerayo rutwe rubi. Agiye basugira ni muweze umwana wawe ko. Matsiko tuza mani. Kunda. Nsaba imbabazi. Iki se ni iki nsaba imbabazi? Matsiko ukora byakoraho mani. Umuntu nkawe witwa no musitari. Na data. Bera. Ni utangiye umwana wawe. Matsi sigaho. Bera n'ikindi kintu nagupfura ibi. Sigaho Matsi. Ubuzima bwawe ugizeho naho umuntu apfa. Sigaho. Amanga Mwanya. Matsi sigaho mwana. Bera. Man. Sigaho mwana. Man. Man abaye iki? Man. Ibi byose si wowe. Byose si wowe. Man nagatenye ngo tumworose. Nge nambaye tugenda umugore mwana. Man ibi byose ni wowe man. Ibi byose ntago ari wowe biteye mwana. Matsi. Kana mwana uri gisazi. Manuka. Matsi manutse. Tukikije. Ndakurahiye. Ngiye kwiyahura. Ndiyahura. Ngaho simbuka turebe. Maturi w'abantu umutwe. Nitwa Icyubahiro, ni wa muhungu ukunda kanatinya abakobwa bose n'abagore, ariko abagore bose si abakobwa. Uwanga abakobwa ntakababyari. De na Bera afite ndashaka ko agiye kubyara. Bera ugiye kubyara iki? Umwana se ngewe nemvuze ko ari ihene ngewe. Ese iyo wifata ukambaza ngiye kubyara iki abandi babyara iki? Ni umuhungu cyangwa umukobwa? Nzabimenya navuka. Zinakugize ijya guca muri ecography. Amafaranga se nayakuye he? Komye se gutwara ntamenya ko uzakora amafaranga yo kugira. Guca mu cyuma. Na Matsiko wayinteye naramubuze. Ngeze mikoro hejuru twumve neza. Matsiko? Na Matsiko wayinteye naramubuze. Akomana ntukashaka kubeshya. Matsiko yegute ngiye warampamagaye. Nako banza ubyivugira uko byagenze byose. Abantu bakurikiye basuhuza abantu. Byana Matsiko bivuge. Wampamagaye ushaka kugira ngo tubwire ko bimeze. Ni ntabwo ndi bukuvugire. Jewe narebye ibiganiro byawe nawe kuri YouTube. Yego. Mbona ko muziranye. Nge none. Nuwe na Matsiko. Yego. Matsiko. None. Matsiko nzise? Matsiko ziriya mbesire y'umuti yabaye umutinga. Ngwinyi? Iriya mbesire yabayeho umutinganya. Naguteye ndase Matsiko. Matsiko nze Matsiko median. Matsiko iriya ngegerayo rutwe rubi. Tukavuga tukana watse gutukana. Shabyiwe umuntu aba ari kugahara uzi kugira ngo imbesire gutera inda nangize kwihakane. Swe. Ko byagenze? Ntabwo ari Matsiko nze giye. Komeza mukanya turamuvugisha twumve. Nuko nyine nayo naguhamagaye ngo ndebe ko wampuzana yuko ko nabonye muziranye. Ese kuki mutakubuza kandi mwarahuye mbere ko nge naramubuze kandi nabonye wowe mubushobora kubonana byoroshye. Ese ko ngiye mu mugara gacamo kuki wagiye mu kuri phone gacamo. Nyine ni kwa kundi mudutera inda mukatwihakana ubwo nayo ntagishaka kumvugisha. Nge ntago ndi muri aba ariko. Ahubwo se wamumamagariye basa kaza aha. Korongi so rwana ku bintu ushaka ko murwana mwana. Kana Matsiko nagira amahane ku biri biti. Nambaraga mfite nago narwana. Urakuriwe ntago byapfa gukunda. Cyane nago nabishobora pe. Sowe. Nese Matsiko mwapfuye iki mwana Bera? Nyine yabonye amaze kuntera indawo ndamubwira ati rero Matsiko dore ndatwite. Ihangane nk'umuntu w'umugabo umikigoma ume n'ibisurubeti by'umwana n'igitenge. Zajye kubyara nanjye meze neza nk'abandi babyeyi. Yego. Ati reka wose ngewe. Yego. Arabyanga. Abaragiye. Nongeye kumuhamagara. Yanga kunyitaba. Ko tujya duhura nyine nta gikino mbwira bimeze bite? Nyine kubera ko nabonye ko muhura. Niyo mpamvu nanjye nakwiyambaje ngo umumpamagare. Urahamagaye ngo nze mbahuze nushaka duteranya koko Bera. Oya ntago nabateranya. Reka. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo aho umugabo aguye undarenza aho utwatse. Kandi ko umugabo aguye siko ugenda bite? Ntago ariko yose ameneka. Uri mukuru nabasha, uri mukuru kabi. Ndagerageza. Amaze Bera ugiye hatoro kuri. Ese Matsiko muhamagaye ushaka kumuganiza kuki? Uri muhamagara. Ushaka kumuvana kuki? Ushaka Matsiko kumuvana kuki? Ndashaka kumumfasha basi akemera kumpa ibikoresho by'umwana. Ubu ushaka kumuteza abantu kandi Matsiko n'umustar. Matsiko arazwi. Oya pe. Nabikoraga mu mezi ashize nkifite imbaraga ariko nambaraga. Waze tukabikora twitonze Matsiko
amuhamagara hanyuma namara kumuhamagara ku ruhande kamera itariho mukabikemura ko utamuteje abantu yegeze kubona kwigaragara mu cyondo hari igihe Sezike ari ya Nyamirambo mu Rwanda nari mpari mwigagura mu gikundana yasaze nyine kiriya gihe nari nyifite imbaraga hari harimo indaburiya ze yari ikiri ntoya itaragaragara ariko urabibona ko ni iminsi mike nka byawe urakuriwe pe niyo mpamvu navuze ati reka nkwiyambaze nk'umuntu nabonye mushobora kuba muri inshuti wenda wamwumvisha basi dukorana nyine mu buryo bw'akazi ntabwo ari inshuti yanjye birenze cyane mu buryo bw'akazi nyine duhora rimwe na rimwe ntabwo duhorana cyane ni ukuhamagara n'undi munyamakuru akamugufasha niyo mpamvu nahisemo guhamagara njyewe nabonye ari wowe ushobora kuba wamubwira kumva kubera iki bwo njye bwo kumva hari igihe uba umuntu uba inshuti n'umuntu nyine ku buryo ikintu cyakubwira wamwumva ushaka ko muganira nyine vugisha ukuri njye nshaka ko tuganira nk'abantu bakuru ntabwo mu Rwanda ibikoresho by'umwana ntabwo byaba kurwana uko amatsiko akora kurwana ukunda kurwana oya ntabwo ndi burwane icyubahiro ni ukuri pe usanga mfite imbaraga cyakora kuriwe disi ahubwo sinzi ko ntari buve hano mu kiganiro njya kwa muganga uzuve inda ifite meza ngahe cyane sobo ushobora kubibura nk'ibyumweru 2 ariko bajya babonye inda ya mbere ivuka mbere y'igihe cya nyuma ntabwo bizi reka da yewe we kamutsiko muhamagaye numve ko sinzi ibyanyu kamutsiko mushyiriye kuri mushiyeho numve cyane ukuri muhamagare pe kuko ndakomerewe ibaze nawe uko indigeze aha ngaha ntacyo nagufasha habe n'isurubeti nta kigoma ntago ako basi wenda kwishura n'inzu cyangwa wibaze ko na gashushwa ya 2 ntayo ndabona shosho ni biki kagatenge bita London yewe kimwe isweye kada ibihumbi 2 nako naraguha kuko ikanzu nyikoye imishuro nyinshi wabyihore ko nayo mba nayitiye sahubwo nayo wayitiye swe sematse kuko usurambira noneho nzajya kwa muganga n'abaganga noneho bazanye n'ukuntu basereza abaganga ahubwo mumfashe da mumubufasha ndebe ko nakibonera n'ibigo uko ndi kubona na matsiko wanjye yaranananiye uko utari kubeshyira amatsiko muhamagare twumve matsiko nze muhamagare niba telefone idacamo njye arayifatara ko yifashe itaracamo se halo wenda kumva mwana matsi biteze fresh papa semana fura ntabwo igicamo mwana bona ifata itaracamo uko namba nambaye kuteri nizo zitazi gufata mwana wambaye koteri zitazimfata mwese urihe mwana ni biro karitsiye nyine naringiye kugeza Nyamirambo wasanze handi tujya dukora ibiganiro se ku nganje sisi ko nyangwa mu gatwa dukora ibiganiro nyine nk'ahandi dukora nyine abanyamakuru bose bakorera ndahazi nyine ndashaka ko tuganira bike se mane ko ari umutipe nangiye kujya kureba wewe fata akamoto ndakakwishyura hajya nangaye karenze 1000 se amutipe nangiye kureba cyeka nimba ari ukwagira ariko nkatangiye ndanoko matipe ntago watinda nyine nakanda kubaza gatogo tugere ko yende mu kiganiro nyine umuntu ndashaka nyine ko akanda kubaza gatogo tugenda ntago murenze 10 cyangwa 5 reka mfata akamoto mutaka tebuka matsiko rero agiye kuza cyane ukuri naze pe tubyumviye se ayo mase naza urumoze ndezo uramubaza ikigoma uramubaza uramushaka kumuteza baruguye kuko uramutara izina rye rizime meze bite ntago ibyo nabikora kubera ko nubwo atamfashije musebeje naba nanjye nisebeje yego ahubwo naze twumvikane nk'abantu bakuru mu bushobozi bucye afite ampa ibyo ashoboye kubanza kujya ajya akora kuvuga ko nta mafaranga agira mu biganiro dukorana kenshi n'abandi banyamakuru bakorana nabo ubwo nyine yitabaza inshuti n'abavandimwe ariko ankure mu isoni nanjye buse awe abaye ari we njyewe yakifata akajya kwa muganga nta kigoma nta surubeti nta gitenge cy'umubyeyi nta pampa y'umwana n'iy'umubyeyi ubwo se yabagiye ndetse niba nta mafaranga ufite nyine arabigenza ate nyine arakora iki ubwo nyine abari bukurikirana iki kiganiro bareba ukuntu babigenza badufasha yego mwana yasinejo nese bera usanga ubu ngubu bayeho gute nta mafaranga ufite nta kazi ufite kandi nyine urumva biragoye
ni ubufasha bw'abaturanyi bajya bagufasha abantu bake na bake yego ako nyine urumva ntabwo umuntu yagufasha kuguha ibyo kurya ngo anaguha aho uryama buri kimwe cyose n'ibikoresho kugura isabune kugura imyenda kugura ibigoma amavarisi ibiki urumva nyine ni ibintu bigoye amarobe cyubahiro matse biteze fresh ni sawa soza uriya mubyeyi mbabara umusuhuza niba unyubashye mbabara umusuhuza rwose matse wagiye wihangana koko ukananyita mwitaba se nkubaza iki nese ubu urabona nzajya kubyara nta kigoma nta n'agatenge basi mfite nese cyubahiro ntibimamagariye mani hari ibirenze ariko tuza ntago nje hano kurwana ntabwo uri hano kurwana amatsiko nakubuje kujya urwana mpamagaye nkakubwira nifite gahunda ngiyemo ndagwama urama mani kuki umuje ni makangu mani tumugura wa musenzu ase wa umugore wanjye nasazeranye nuga tukane mani matsi oya mani please nasazeranye nawe nuga tukabakobwa mani nyine nasazeranye nawe ngo wagakobwa nakababyara mbere ndabizi ni mbere wande wa matsiko no amatsiko se ikumutera ndabivuga ko ari umugore wawe ni wande se no yitewe nande yiteye mani Ega nawe yashinze mbe yashize akabuno hasi yicaye mani fatira ntebe basi tranga ase matsura shaka nziyahure basi wakwiyahuye tuza gahambire tuza urasa ndahomba tuza ndahomba ikizi wenda ko uretse umwana w'igihugu wagiye basi ugira ni muweze umwana wawe ko matsiko tuza mani are rira shaka kurira cyo shaka ko uri shaka kurira uzi ukuntu iminja zirira ngaho rira nk'uruhinja wagiye umugabo mani ese narire wagiye umugabo mani mani nakari mani bera nawe namuborotse sibyo bamuborotse namuborotse nashaka ko bera uzongera kuvugana nawe n'umunsi n'umwe urimo ruzindi mwana mani urumva bera mwiyame mani matsiko nukazindi mwana mani Shunye telefone yawe mwiyame windiraho mani rega kirarize ndagaza mande garabaye mani sikarize nibuza ko ugura afite ndakanga akabaye kubyara nta kigoma nta sabune nta varisi nta pampa nta bushobozi mfite areka gutera inda ntabwo biba bivuze ko ufite amafaranga niba namwemereye ko nzamukura mu nzu ya chambrette we na nyina nkamushyira mu cyumba na saro ndi mwana mani nareke kundiraho se mani arizo mwana mani ararira iki naramucangamo n'iki kise hano iki gihugu ni icyawe mani we ni icyanyu nanono aya mani ngezwe n'abantu areka ararize atarase mani kisi igicucu mani mwako mani basi mbikunda ngewe no so mamagaraje so mamagase nyenda nge ngemba huza ye yanyifashishije urumva cyubahiro yego nimba nkubaha nk'inshuti yanyu yego nakubyatse cyubahiro nta muntu nshaka ko agomba kumenya ibyandi yego nge bera yenda twite ni yanjye yego none urakoze cyane kubiyemeye kandi hano ni kuri kamera abana bari kubireba ni yawe ni yanjye igihugu kiri kubireba yego niko tubyihakana nkawe nk'amatsiko deni impamvu byihaka ntabwo nge nihakanye uri igiki wowe ikibazo ni ubushobozi kandi no kumutuka mani no kumutuka musabe baza matemba bara nta mushobozi mfite ko ngiye kuri ibi nibi ngibi mugorera mugore mwiza ndagukunda nsaba imbabazi iki se ni iki nsaba imbabazi matsiko uko byakoraho mani gutesha umugore agaciro mani unuka afite inda y'imvutse mbese ngo ukoze ku mugore urafungwa kwese kumutesha agaciro mwana ntose yajyaga kungaramira ari byo namusabye ese bwo ko cyo mugamye hejuru none ntose undi baba bajya gutambikiza bazi hagiye kuvamo ibiki umuntu w'umugabo nta mugomba kuvuga imbere y'umubyeyi mwana wowe urifashe ugiye kuryamana n'umuti n'umusore yego mugiye kuryamana ntabwo ubuze ibyo agiye kukumenamo kari amazi wanze ko umusore yambara agakingirizo ngo ni nyagakingirizo ibizavamo ugomba kubyirengera uyu mwana naba akakuza akamenya ko ese ari ikibwa akakora kwanga ari byo bizagushimisha ntasanga ndi imbwa azishima azasa ntabwo azasara kuko umwana mu gihugu kimuha uburenganzira bwe noneho urigiye umuntu w'umusazi ese ubona nuzuye ntabwo wuzuye ubona nuzuye se njebere namubwiye ko namukunda mwabibonye twiziringa mu cyondo na nurira n'imodoka Sezike yego mubwiye ko bera namukunda ejo bundi nagiye gutera ivi nanabikubyize n'ukuri kuri Severante nagiye gutera ivi none se urambaza iki uranshaka iki ni ibigoma by'umwana nguhera iberite yawe niyo itora mbaze ngure batsi iki umukobwa
yakwihambira yavuga ati ngewe urantunga nyine mpamvu nyambere nuko bari abakene itonde maze nkubwire turi umukobwa wenda akavuga ati urantunga unkuri iwacu sindi bugume ku iwacu urumva niyo wamufasha none wowe yemeye ko aguma iwabo ukamufasha gusa nushaka kumufasha urumva igihe utarugwaye mwana none se ndamufasha mfite iki mujyana mu mujye mu bantu iwawe musangira ubusa mushiki wanjye ntabwo ari hafi kwibaruka ndabatunga ari bangahe aguma iwanyu mushiki wanjye uranatereye ivi ko muteva mutenda mwana ivi se nibiki ivi nibiki reka nkubwire rero bera nkukuri agahukunye ni icyari kibyimbye kimeneke bera sinkukunda bera sinzabana nawe bera byara uzaza ugenda ujya ku bipangu komange babyire ko ushaka imyenda y'umwana hajya uzasanga umuntu yarabyaye yarasigaje imyenda akagenda gwa kenda urumva iyo ni urumva umuntu nkawe witwa umusitari bera niba utangiye umwana wawe matsi sigaho bera n'ikindi kintu nagupfura ibi sigaho matsi nabipfura urumva nabipfura umva nkubwire sigaho mwana nabipfura urumva nabipfura kugira ngo emere kondise uzi ko umugore afite inda mwana urumva kumambuzi urumva ikicucu nk'iki ngiki ntago capa sigaho utabizi ubundi urenda unkubita ko ntago shotaho n'umugeni uramuho umugabo ngo ni umusitari ntago ducika uvuga ngo umwana we azambara ibikuburana utugura umugabo nyabakiri umusitari nyamara cyangwa bireke ntago baducika aho bimusabire urango beturushye bimusabire bazi ahubwo wowe ukubita n'inkweto njye nasezeranye nawe nkabikara bera sureba matsi ndakivu umugore afite inda mwana nkuru kuba afite none impamvu kima kunyenza wahita ubizirana mu masegonda uri mu buzima wahita ubizirana mu masegonda mwana mu buzima bwawe ugizeho naho umuntu apfa kumanya siko amangada mwanya matsi siko mwana siko mwana nakwasa nabaye abaye kimwa izina rya abaye Yesu kimwa nakazi kawe mana baye ibi byose si wowe mwa nje kare kageze na rimwe mana ibi byose si wowe nakazi kawe cyatera mana siko mwana mana umve mwana mana baye iki mana ibi byose si wowe byose si wowe cyose nje na rimwe rise njye mukubuze se nakazi kawe mana ibi byose si wowe kazamubwiye polisi ahubwo mana guye muri koma mana akazi nakazi fasha mana tumujyane kwa muganga mwana nigeze na rimwe mwana mfasha mwana umwana atagira ikibazo cyo nakazi kawe mana ni mana mfasha cyo nakazi kawe mana wamfashije mana mana ngiye kumwongerera umwuka mbyamisha neza yitonze mana cyo nakazi kawe mwana mana ibi byose si wowe njyewe se njye ubikoze mwana kawundera ukinisha abagore nta soni ufite mwana ngo urutwite wa musenzi mana ibi byose ntabwo ari wowe mana kawundera siko utayikura mu mwana yindi abandi sigo masa mana mana ntabwo atenye ngo tumworose njye ntabwo itegenda umugore mwana kawundera mana ibi byose ni wowe mana ibi byose ntabwo ari wowe biteye mwana kareka mana ibi byose ntabwo mvana ibyo bikamera ku manywa urambaza ikima mvana ibyo bikamera ku wangegeraho ibi byose ntabwo ari wowe iyo utamamagaye biba bibaye tuza dufata umuntu muzima reba ubu sindi iramutse ugize ikibazo mwana iramutse ugize ikibazo nabikizwa n'iki akazi kawe mwana ubu ntabwo ari ukuta njya muri fera betomani nkajya kujya impungure mana vana mugamba wa mwana dufashe umuntu mwana uzimye ibyo bikamera byawe mana mani ntabwo arimo gutera mani Matsika ngufasha mwana turebe mu kwa muzima mwana mani byose ntabwo ari wowe mani mwana ko mwana wowe uteye mwana none se cyo reka nkubwire reba ntabwo ari uyu mwana wanjye mukavuyemo inde kakorwa ne kora kumanya ukora nose kuki ukora kunda wanjye kamaze ukora muzima mwana kuki urimo gukora kundara wakoze hano urakora kunda uhakora icyo wakora icyo gakorerwa ngo nishyushye katubya ku mwana ibi byose ntabwo ari wowe iyo utamamagara ibi bibaye ko bibaye mani fata imikoro byawe kumanya ibyo ni akazi kawe wibage wifashe wibage wifashe iki ibage wifashe rakaraka ndakubwiye ngo uno muzira mwana ibage wifashe mwana mutwara mwana kwa muganga matsi gahambira matsi mutwara mwana matsi rakaraka ntago wancika mwana matsi mani mva nebyo mikoro ntabwo so wamamagaye uyu mugore uramuzira nyamara reko ibyo ni akazi kawe reko unameze ibyo ni akazi kawe urambaza iki uranshaka iki
musigarane umujyane kwa muganga mujyane kwa muganga ndavuga njye nabuze amafaranga yo kurya nabuze yo kumufasha ngo ndabona amafaranga y'ibitaro wasanga na mituweli igere kwivuza 100%. Ndakuyamye Mati mani wambabure nk'igenda mani none uranshaka iki mani umuterure mani uranshaka iki do tanye guhembuka ngira ngo mani Mati kana mani uri gisazi manuka manutse tukikije ndakurahiye ngiye kwiyahura ndiyahu ngaho simbuka turebe macuri wabanda umutwe none Mati manuka byose so wabikoze byose so wabikoze nakazi kawe kare Mati so wabikoze manuka mani ufata manuka manuka none reka nze mpamagare ribu mani wamagare ribu polisi ndagenda kahambira harumano maruka mama mutwe Mati maruka gahambirwa ni matsiko mufate mwana ni murahimbuka ma bera mufate murahimbuka mwana mufate